cyane ariko ni ibintu nkunda yego nta kibazo washoboraga kutabyitaho ndi umunyabyaha nkarimbuka nta n'icyo byari kugutwara cyangwa se guhungabane umugisha wawe kuko utanga nta mubabaro ubamo. muraho neza mwese mukurikiye Nezerwa TV Gospel Show. Welcome to the show. Turabatumiye mwese kandi tugiye kubagezaho ibintu byiza muri uyu mwaka, byiza mugiye kuzabibona. Mukomeze muryoherwe, tugiye kubana namwe. Hano ni Kayonza, turimo turagenda kwerekeza mu rugo iwabo. Abaririmbyi babiri Mombasa ngo ni bande, mwari mubazi se tugiye kubabona none aha, ubu ngubu tugiye kubabona. Okay, turinde ko badukingurira kandi turabizi mugiye kubikunda cyane. Karibu. Mwabonye uyu ni uwa mbere kandi turabyishimiye, turabikunze cyane. Mukomeze mudufollowing, mukomeze. Hano turishimye cyane kandi twizeye ko mugiye kuduha ikaze. Mukomere cyane rero, iyi ni Nezerwa TV Gospel Show. Abantu bayikurikiye kora subscribe kuri channel, urabukoze cyane. Nkuko mubibona bamaze kuduha ikaze, turanezerewe kubana namwe. Murakoze. Twageze mu rugo kandi turishimye. Abakobwa mwabonye, abantu badukurikiye mwabonye, ni abakobwa beza. Ibyo ngibyo ntabwo twareka kubivuga kandi tunezerewe. Ubwo nubwo mwabonye kandi mwabakunze, natwe turanezerewe. Tugiye gutangira tubabaza amazina yanyu. Watwibwira ukabwira n'abantu bakurikiye Nezerwa TV Gospel Show. Murakoze, amazina yitwa Gloria. Indi ni na gato ndi umukristo. Murakoze. Turi kumwe n'undi mukobwa mwiza cyane, mwamubonye nguyu. Murakoze. Nitwa Fiete, niryo abantu benshi banziho. Kandi ni twuzumene Kayibanda. Tumukwa gushima Imana muri make. Murakoze. Twababwiye ko twaje tubazaniye impano nziza. Aba ni abaririmbyi bagiye kutugezaho impano bafite, mubikunde cyane. Uwiteka we hembura umurimo wawe muri twe. Uwiteka we hembura umurimo wawe muri twe. Uwiteka we hembura umurimo wawe muri twe. Okay, akangaka nako kubasegongeza, mwabyumvishe. Tuzi ko mugiye kubikunda, twe turimo turabasegongeza. Mwabyumvishe bavuga ngo Uwiteka we hembura. Ariko njye ntabwo ndi umuririmbyi, mwabyumvishe. Ikindi kibazo, watangiye urimo kubijyana mu gihe kingana iki bimazemo? Natangiye ndirimba muri Sunday School muri korali y'abana bato. Nangira ndi mutoya, nafite imyaka nk'irindwi. Ni ukuvuga ngo mbimazemo igihe kinini ndazamuka kugira ngo ngeze muri korali
ndirimba mu ngubu cyangwa se ama minisiteri mbamo agiye atandukanye kuririmba bimaze igihe kinini nk'imyaka igera mu 10 no kagera mu 10 turumva ko nyine ni mu gihe kinini rero ni byiza kandi ndabikunda murumva nateze no kubibona. Murakoze Fiete umeze ute? Meze neza. Okay, turashima Imana natwe twabaye abakristo uyu munsi. Okay, ni byiza cyane wagira ikintu usangiza abantu ukabibwira mu buzima busanzwe tutajya ngo twacecetse. Nkuko mugenzi wanjye yabivuze ndumva umurimo w'uburirimbyi nkumazemo imyaka 9-10 nyine ni hafi aho ngaho naririmbye mu makorari ndirimba mu ministeri ariko nyine biri aho ngaho urabona hari ministry zizwi cyane nka za Alarme, True Promises ariko nyine zirahari kandi zikora umurimo w'Imana neza. So rero kuririmba ni ibintu nkunda cyane biramfasha mu buzima bwa buri munsi. Hari igihe ngeramo nkumva ndabikeneye. Kuririmba birambohora kandi mba numva n'undi wese abyumvishe bitewe n'amagambo tuba turirimba n'amagambo abohora. Ndumva bifasha benshi ariko buri muntu wese akagira uko afashwa ku giti cye. Hari ushobora gufashwa yumva izo ndirimbo ariko hari n'ufashwa aririmba. Kimwe nuko hari ufashwa azicuranga. Rero ngiye mfashwa cyane iyo nziririmba nicyo kintu kimfasha cyane. Turacyakomeza kunezerwa tugiye kubaza Fiete mu buzima bwawe ni iki yumva kikubangamira mu murimo w'Imana ko hano hose tugenda hari igihe duhura n'ibibazo mbese intumbere ya murimo w'Imana cyangwa mu kuririmba wumva ari iyihe? Ibintu bibangamye byo ni byinshi mu buzima tugenda duhura nabyo ariko intumbero yanjye mu kuririmba ni ukwamamaza ubutumwa bwiza nyine ku isi yose mu Rwanda ndetse no hanze kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa babashe kwegerana n'Imana. Niyo ntego yanjye. Yego. Umurimo w'Imana uragoye ku bantu b'urubyiruko. Ikintu wabwira urubyiruko rugenzi rwawe mbese rukurikiye Nezerwa TV Gospel Show cyaba ari cye kugira ngo bakomeze nabo bongeye kugira imbaraga mu murimo w'Imana? Yego murakoze. Ndumva ikintu nabwira urubyiruko cyane nta kintu kiza kibaho nko kwegera Imana. Buri urebye tuba dufite ibintu byinshi byatuma tuva ku Mana ariko dufite n'ibindi byinshi utekereje neza mu buzima bwa buri munsi tubayemo nyine byadukururira kwegera Imana nanone. Niho nabwira urubyiruko kwegera Imana nicyo kintu cya mbere. Niwe mujyanama mukuru nabonye, niwe ushobora kudusubiza ibibazo twibaza mu buzima bwa buri munsi. Numva nta kintu kiza kibaho nko kwegera Imana. Nabashishikariza nyine kumva ko bakwiriye kuba mu nzu y'Imana. Nta nubwo ari mu nzu y'Imana gusa, usanga nyine ahantu hatandukanye ariko havugirwa Imana bitewe n'aho umuntu abona nyine yisanzuye. Yego. Muri iyi minsi hari abantu bitwaza bakavuga ati nimba naririmbaga muri korari Covid yaraje yica ibintu bamwe baragwa ariko hari message wabaha abantu ku buryo bagaruka mu zima. Ikintu nababwira cyo nababwira kwegereza Imana uko niyo ifite urufunguzo rwa byose. Covid nyine yaraje ashobora no kuza ibiruta Covid ariko ikintu cya mbere no kwishingikiriza ku Uwiteka akaba ari ubasha kudusobanurira iby'ejo hazaza. Yego. Okay, murakoze cyane. Hanyuma ugiye kuturirimbira abantu twakubaje ibibazo byinshi ariko hari ikintu ugiye kugeza ku bantu. Urafata iminota ingahe? Ntabwo biri bufate iminota myinshi kubera ko ntabwo ari ibintu nzi cyane ariko ni ibintu nkunda. Yego. Washoboraga kutabyitaho ndi umunyabyaha nkarimbuka nta n'icyo byari kugutwara cyangwa se
nguhungabane, ariko shimwa mwami Yesu kubw'urukundo ruhebuje, ntiwashoboye kubyihanganira, waritanze uradukiza. Uwashoboraga kutabyitaho, ndi umunyabyaha nkarimbuka, nta n'icyo byari kugutwara cyangwa se guhungabane, ariko shimwa mwami Yesu kubw'urukundo ruhebuje, ntiwashoboye kubyihanganira, waritanze uradukiza. Amen. Amen. Ku bantu barimo kutureba cyangwa badukurikiranye, muvuge ngo amen. Ni impano nziza, turabashimiye. Gusa ari Jovia, ari na Fiyete, turabashimiye. Gusa mugiye gusoza, muri iki kintu mubwira cyangwa message mwatanga ku bantu badukurikiye kugira ngo bazajye babona mu bitaramo byacu cyangwa muriho, bajye babugira n'ikintu bafataho n'urugero mutanga ku bandi bantu kugira ngo bazajye bagiraho ikintu bunguka. Twahera kuri Fiyete. Murakoze. Ikintu nabwira abadukurikiye, iyi ni Nezerwa TV Gospel Show. Ikintu cya mbere nababwira ni uko ibitaramo byacu niho bikunze kunyura, ndetse n'ibindi byose byadufasha kwegera Uwiteka biba bihari. Icyo navuga ni gukora like, share na subscribe kugira ngo ubutumwa bwacu bukomeze kwamamara. Ikintu kandi nababwira ni ukurushaho gukunda Imana kuko niwe mubyeyi wacu twese. Murakoze. Jovia, wagira ikintu ubwira abantu? Murakoze. Nk'uko mu kanya wari umaze kubaza Fiyete ati ku baririmbyi bacitse intege ku murimo w'Imana n'icyo bakora kugira ngo agaruke mu nzu y'Imana. Ni ukuvuga ngo umurimo w'Imana niwo uhagaze, ahubwo ubu ngubu nibwo urimbanije kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Dukomeze imitima yacitse intege, dukomeze imitima yumva yaracitse intege mu murimo w'Imana cyangwa se kwegerana n'Imana. So ni ukuvuga ngo ntabwo dukwiriye gucika intege, ahubwo dukwiriye kwambara izindi mbaraga, kuko ibi nibyo bihe bya nyuma, turimo turasata ibihe bya nyuma kugira ngo twambare imbaraga dutumbire Yesu Kristo kuko niwe buhungiro bwacu. So rero icyo nababwira ngo ni ugusenga Imana, kwegereza Imana kandi zikigira neza. Muri Bible handitsemo, niba ari Bibiliya, niba ari indirimbo, I know aravuga ngo ngihemba neza ntabwo yambura, kandi uwayizeye nagakorwa n'isoni ntabwo yikorera amaboko. So rero twizere Imana niyo buhungiro bwacu, nifite byose mu kiganza cyayo. Ku bwacu ntacyo twakora, nk'uko bavuga ngo iyo ipfumbatuye ikiganza cyayo haza kwifuza kw'imitima yacu. Ngewe ikiganza nyipfumbatuye nabasha guhaza umutima w'umuntu umwe, ariko sinabasha guhaza umutima w'isi yose. So Imana niyo ishobora byose. Rero murakoze. Icyo nababwira, mukomeze gukora subscribe, like, ni Nezerwa TV Gospel Show. Mukomeze mukurikirane ibikorwa byacu, turabakunda kandi n'Imana irabakunda. Murakoze. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Fabrice kandi ndabikunze. Tugiye kurangiza baturirimbira, gusa tugume mu Mana niba tubirimo neza, niyo message baduhaye. Reka baturirimbire dusoza, kandi turabashimiye mukomeze uyu murimo mwiza, niho harimo ibihembo bifatika. Umugisha wawe kukutanga nta mubabaro ubamo, unkomereza amaboko kuko
yose irahebuje ibyo ukora byose mana byose birahebuje imirimo yawe mana yose irahebuje ibyo ukora byose mana ibyo ukora byose mana byose birahebuje nicyo kidutera mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze nicyo kidutera mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza by'imirimo wakoze iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima n'imirimo wakoze. turabashimiye emeye kubana natwe amen mubanga amen ni Nezerwa TV Gospel Show twe twabazaniye impano mukomeze mukore like share and subscribe tubafite izindi mpano kuwa gatandatu ni live mu bikunde cyane amen.